Hello guys, nizere ko mumeze neza rero ku bantu musanzwe mugerageza mining ndetse na investment. Iyi nayo ije ibihuriza hamwe yose ngo yitwa ngo ni nako byose yitwa ngo ni Bizobot. No kuvuga ngo nayo ukora mining ku buntu wazamara kugwiza izi Bizobot cyangwa se Bizocoin, wamara kugwiza izikenewe kubikura nyine minimum withdraw ukazikorera swap bakaguha ama USDT ukayabikura. Gusa ku bantu bajya bakunda kugerageza investment nyine ho harimo uburyo uhita uzamura level yizo winjiza ku buryo wowe buri masaha 28 uzajya ukora swap ya madolari yawe bakayaguhereza ukayabikura buri masaha 24 buri masaha 24 ibyo ngiye kukwereka muri no video step by step. Nuvango ku muntu utakoze mining, ku muntu utagize ikintu investing amo na kimwe, ahabwa kujya yinjiza zino bizo 10.8 buri saha. Ubwo nuko bana amasaha 28 n'ureta wumva nyine zo baguhereza, ndaza kukwereka minimum withdraw. Noneho rero hakaba harimo n'uburyo nyine wa muntu ushobora kuvuga uti ngewe zingizi 10 ni nyeya, nshaka kujya ninjija nibura 100, 200, 500, igihumbi bitewe n'ubushobozi ufite. Ubwo nibyo ngiye kukwereka byose uko bikorwa. Link iri muri description video no mu group WhatsApp, link irimo ukandeho. Numara gukandaho ikintu ukora urindira gatoya bikajya muri Telegram, ugahita ukanda kuri start bakugureza ka message ugahita ukandanditse ngo start, nawe ukagera muri platform imeze nka gutyo. Ukimara kugeramo banza ukora utu task baguhereza bino biceri by'ubuntu ucompletinga ku join Telegram yabo ndetse no gukora subscribe channel yabo, birahita baritaguriza bino biceri byabo nyine nabyo ubyibikeho. Noneho rero ku mininga ku muntu utagize ikintu ashoramo, dore ukanda hano ngiye mubona hari amasaha ari kubara, haba handitseho ngo start mining. Uri kwabona urakanda nyine ugahita ukora mining nk'ibisanzwe, mining ikagenda ukinjiza ku buntu. Ariko ku muntu ushaka gukora upgrade cyangwa se akabona washaka kuzamura level yizo yinjiza, dore n'uzana handitse ngo upgrade. Reka tureberamo ukuntu VP ziteye. Nuvuga ngo VP ziriho, VP ya mbere kuri no platform cyangwa se kuri no mining byose hamwe ushora mu madolari 3 ukajya uhabwa kwinjiza zino bizo 15,000. Muri kubyumva buri munsi. Ubwo ufata 15,000 bakabigabanya amasaha 24 urahita wumva nyine buri saha izo bagenda baguhereza. Muri kubyumva. Noneho VP ya kabiri ushoramo amadolari 12, muriko murayabona, ukajya uhabwa zino bizo 40,000 buri munsi. Ubwo nabyo no bigabanya amasaha 24 urahita ubona izo baguhereza. Noneho hakabona VP ya gatatu, wenda ari nayo mbasorejeho, ushoramo amadolari 36 ukajya uhabwa 120 bya bizo. Uri kubyumva buri masaha 28. Noneho level zo ni nyinshi ziragenda zakagera ku 9. Noneho rero ubona harimo iyo wakifisa kugura cyangwa se ufite ubushobozi, tuvuge ni ya mbere, ni ya kabiri, ni ya gatatu, urareba link ukore register. Numara gukora register, dore unyura hano handitse ngo ukahakanda, turi kumwe. Wamara kwakanda uhita dore ukanda hano handitse ngo recharge, niho unyura ugiye gushyiramo ya madolari, wa mubare ya madolari ugiye kugura VP yawe. Ese ni amadolari 3 ya level ya mbere, ese ni 12 ya level ya kabiri, ese ni 30 nangahe, ugahitamo nyine. Ubwo icyo ukora uraza kuza guhifashisha ama USDT uyafite. Noneho hari uburyo bashyiriramo abantu babashaka kuinvestinga ari ya 3. Ni kuvuga ngo hari umuntu ushaka kuinvestinga ari amadolari 3 ariko akaba afite Binance. Iriya Binance itegeka amadolari 10 kohereza, ariko kubera yuko ufitemo ushaka kushora 3 ntago byakunda. Ukuntu bigenda rero, uragenda ujye muri exchange yawe ya Binance ukore convert amadolari 3 n'igice uyakoremo BNB. Tuko turagendana, numara kuyakoramo kwahinduramo BNB, baraza guhita baguhereza kohereza hano BNB za zindi zirimo bwa buce bwa BNB barabaguhaye burimo amadolari 3 n'ibice, barahita bakwemerera kuguhereza bugende. Icyo kintu uri kucyumva neza, genda ukomfatemo BNB zirimo utwo duce tw'amadolari 3 ubundi utwohereze, bireta bikunda. Noneho ubwo ku wasanzwe wenda ushobora kugura na VP ya kabiri nta kibazo, ama USDT wayakoresha kuri network ya TRC20, ama USDT kuri BEP20, aho ushaka nyine. Ubwo ndabuye abantu baba bafite bashaka gushora nk'amadolari 3 ariko exchange kabyanga. So rero ubwo wamaze guhabwa wallet address bitewe na network wahisemo, uragenda ugashyira amadolari ya VP ushaka kugura. None umaze kuyoherezamo uhita ugakanda hano handitse ngo recharge complete, usa nk'umenyesha abanyiri platform ko investinze. Turiko turagendana, ukimara kwakanda rero yaba kwandikiye ngo success nk'utaba bakwereka ko amadolari yawe bayashyize muri platform, ariko ntago ya level yawe bayizamuye. No kuvuga ngo nusubira inyuma nka gutya uraza guhita ubona ko ya madolari yawe bayashyize muri platform. Muri kwabona amatatu arimo ngaya, ariko ntago level izamuye. Kibikubwira nkanjye murabona ko atatarimo, ariko dore hano mining n'ubundi ndacyari kwinjiza za zindi 10 buri saha. Ukuntu mbigenza rero, uhita ugaruka handi kuri upgrade hano hasi, tuko turagendana nawe ni gutyo uri bubikore, ukareba ya madolari ya level washyizemo. Niba ari washyizemo 3 urayireba, dore ngiyi ukakanda handitse buy it now. Uri kwabona niba washyizemo 12 urareba nyine ya kabiri ukanda hano handitse ngo buy it now. Uri kwabona ubwo ni ya gatatu urahareba gutyo. None ubwo ngiye reka mitende bakuri ya mbere kuko rero nashyizemo 3 nkande kuri buy it now, bahita baguhereza details nyine yayo baguhereza buri masaha 24
amasaha 24 iminsi 300 nubwo itagera price ukigura ubundi ugahita ukanda kuri buy it nawe nyine ukagira gute ukayigura. Iyo uyiguze rero urarindira gato bakakwereka ko yabaye successful cyangwa se ibaye purchase successful nka gutya, murabona ko base banyandikira ngo ibaye sold out. Murabibona hano ko bitwandikiye ubu gutya. Nitugaruka kuri mine nko ku mininga, murabona ko ya level yacu 10% icazindi 10 twinjizaga bazizamuye zabaye 600, murako murabibona, ndetse twongeye guhabwa gutangira mining bundi bushyashya nyine kubera ko tuzamuye level. Uri kubibona uhita wemerwa no gukora mining bundi bushyashya. Ubu gutya mining uba uyitangiye ariko ukayitangira kuri ya level yawe. Noneho rero sasa tuvuge ngo amasaha 24 arashize ugiye gukora swap. Swap uko nikorwa, uza hano kuri mi tugendane neza, ndetse n'aba bantu wenda batashoye bakaba barakoze ay'ubuntu ese uzimaje kugeza izikenewe, ngiye kukwereka uko bigenda. Ukanda ndetse ngo bizo USDT, muriko murabona hano ni ukanda. Icyo kwakanda ikintu ukora barakwereka ngo inyeya zo gukorera swap ni ibihumbi 10. Muriko murabibona ni ibihumbi 10 inyeya zo gukorera swap. Ubwo icyo ukora urumva mining niba batanga 10 ku isaha, ubwo nawe ugenda ukuba amasaha 28 urebe ngo nzagize ibihumbi 10 ku buntu ryara. Ariko kuwashoye we uhita usigwiza nyine kubera ko mwabonye ko nibura VIP ya mbere cyangwa sara ya 3 uhabwa ibihumbi 15. Turiko turagendana. Ubwo uraza ugahita ukanda kuri all hano kubera ko nyine zaze ndubu zifite zose, ukakanda kuri all nka gutya. Ukimara gukanda kuri all bahita bakwereka ko nyine harimo gukora convert, ugahita ukonvata nyine. Muriko murabibona gukanda kuri convert ugakonvatinga. Tuko turugendana. Iyo redemption baye successful ubu gutya ntabwo tuba tugifite bya bikoyeni byacu baduhaye, tuba dufite noneho USDT. Muri kubibona ubizi USDT rero kuntu zibikurwa, uhita zananditse ngo withdraw ukahakanda. Wamara kuhakanda ubanza gusettinga password kubera ko mu gukora register kuri Telegram na password bigeze badusaba. Ubwo turashyiramo password yo kubikura hano izajya idufasha kubikura yandi itangizwa n'inyuguti nkuru ikari mu bare n'akamenyetso, twongera tunayishyiramo hano duhite dukanda kuri confirm. Ubwo reka nanjye banze nemeze yanjye ubundi dukomeze. Yego byanjye nayo maze kuyemezamo. Hano rero ukuntu bita bigenda bari kutwereka ko twemerewe kubikuza nyine aya madolari, turaza tukayishyiramo hano ha kabiri. Urukabona hano habanza ngo withdraw address, ujya muri exchange yawe ukazana wallet address ya US Network ya TRC20 ya BEP20 cyangwa se washaka ukakimura hano ukazana ya TRC20 nyine byose aba uburenganzira bwawe. Aha ushyiramo ya password uba creatinze nk'uko mberetse tuyicreatinze, ugahita ukanda kuri confirm ngiyi hasi. Ubwo reka naka gafomu nako nkuzuza ubundi tubikure. Yego namaze kuzuza agafomu mu mubare w'amadolari urimo na wallet irimo na password byose. Ubwo mpite nkanda kuri confirm mbikure no kuko bikora bigenda. Ubundi icyo ukora urindira gatoya withdraw ikabanza kaba success. Iyo withdraw yabaye success amadolari akava muri system ngo gutya, utegereze igihe kitarenze umunota umwe ngo ndagura babwira amadolari bageze muri exchange yawe wakoresheje yose. Noneho mu gihe tuyirindiriye hari abantu bamushaka nko gutumira. Ubwo nibyo ngiye kukwereka mu gihe tutegereje withdraw proof. Gusubira inyuma doruza hano handitse ngo team. Muri kwabona aha ngaha handitse ngo timu, niho unyura ugiye gutumira umuntu wawe umubwira uti wenda iyi ni mining ngiye kujya gukora, cyangwa se nawe ashaka nko kwigerageza amahirwe, ukopiye link ukayimuhereza nyine inbox akagira gute akigerageza nawe nyine biba byoroshye cyane. Noneho dore na withdraw proof yaje ngiyi ya madolari 10 yacu ngaye. Muri kwabona ko yaje 10 dore ngaya yaje. Ubwo rero nawe reba link uhita ukora register, iroroshye ni mining y'ubuntu. Washaka ugashobora nyine ukazamura level, washaka ukajya ukorera y'ubuntu nyine wazagwiza zo kubikora mubonye ko inyari ibihumbi 10 ugahita ubikura. Ubwo rero reka turinde tubigerageze tureba ko ari ikintu twakuramo nibwo igisohoka.